muhaye ikaze nanone kuri Bansi de Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Uri kumwe nanjye Dohote w'impuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kwara natwe n'ukuntu mudushyigikira. Tugiye kurebera hamwe ibintu bitandatu bituma umugabo akugumaho. Ibi bintu bitandatu bikoze nta mugabo waguca inyuma. Uwaguca inyuma ni wa wundi ufite ingeso kandi iyi ngeso idakurwa na reka ahubwo ishira nyirayo yapfuye. Ariko umugabo mwatangiranye neza mugakundana mukagerana mu rugo, ibi bintu nubikora rwose ntabwo azajya aguca inyuma. Ikintu cya mbere, ikintu rwose ugomba kwirinda ni ukwirinda gutekereza yuko ugiye gukundana n'umugabo, ugiye kubana n'umugabo kugira ngo agufate neza. Igihe icyo ari cyo cyose wibaza, ese uyu mugabo azamfata neza? Uba urimo kubyica, kubera yuko umugabo uko byamera kose akujyanye akagushyira mu buzima bwe, hari ibyo aba agomba gukora. Ariko iyo uje ari byo washyize imbere muri byose, wica ibintu byinshi, kuko hari n'ibyo atakora cyangwa hari n'ibyo adakora, atari uko atabikora ahubwo afite igihe azabikorera. Noneho rero wowe wakwihutisha ibintu bikangiza byinshi. Uba ugomba guhora wibaza, ese uyu mugabo nzakora iki kugira ngo abone ko mufata neza? Ese nzamufata neza? Ese twembi tuzabasha gukora iki kizatuma duhora mu buzima buryoshye? Urumva rero yuko iyo winjiye mu rukundo, mu mubano, wirebaho wenyine wica ibintu byinshi, kuko uhutaza ibintu byinshi bitari ngombwa. Ariko iyo ugiye mu mubano wumva neza ko ugiye kwitanga, nawe hari uruhare rwawe uzawugiramo, ibintu biraryoha. Abagore benshi rero uyu munsi bafite ikibazo kubera yuko batekereza neza yuko umugabo ari we byose, ari ukora byose, niwe ugomba kuzana amafaranga, niwe wishyura ibintu byose aho basohokeye mu maresitora, niwe wishyura amafagitire yose aho ava akagera, niwe ugomba gutanga amakado, niwe utegura buri kimwe cyose, kandi niwe ugomba gufata inshingano zo kwita ku mugore akamugira nyambere muri byose. Rero iyo umugore atekereza ibi ngibi, ntabwo ashyira imbere uruhare rwe, azashyira ku mugabo. Bituma rero yitwara nabi, ibintu bibabaza cyangwa se bikarambira umugabo, bigatuma amucika akajya gushakira peace of mind ku bandi bagore n'abandi bakobwa. Rero bakobwa, badamu mufite ubwenge, ntabwo ugomba kuza mu buzima bw'umugabo wibaza ibyo azagukorera, ahubwo ugomba gushyira imbere wowe uzamukorera iki. Nibyo rero byabasha gutuma ibintu byose ubitwaza gahoro kandi ugategereza ibyo azaguha, kuko n'ubundi n'ibyo azagukorera biba bihari. Kabiri, ugomba kumugirira icyizere. Abagore benshi n'abakobwa bakunda gufuha, bakunda gutekereza ko umugabo iyo batari kumwe ari kumwe n'abandi bagore n'abakobwa. Nagira ngo nkubwire neza yuko n'ubundi ntago tubayeho muri ino si tugomba kuba twenyine. Mugabo mu kazi aba ari kumwe n'abagore n'abakobwa, ahanyura hose anyura ku bagore n'abakobwa. Rero iyo wishyizemo neza yuko umugabo cyangwa se umukunzi wawe w'umusore cyangwa se w'umugabo, iyo agiye, iyo mutari kumwe igihe cyose ari kumwe n'abagore n'abakobwa, ugira imyitwarire mibi izatuma ahubwo ufungura umuryango akinjira muri bo. Niba utiyizeye ngombe ko umugabo yagukunda, niba utamwizera ngo wumve neza yuko atari kumwe n'abagore n'abakobwa igihe cyose mutari kumwe, nakugira inama kugira ngo uzashake umugabo utagira ahantu ajya. Wa mugabo uzahora yiziritse mu rugo, uwo nawe azakurambira, kubera yuko uzajya kumva wumve ntabwo arimo kuguha guhumeka. Rero nshuti zanjye, kwinda biruta kwivuza. Izere umugabo, winjiye mu buzima bwe ubishaka, winjiye mu buzima bwe kuko wabikunze kandi wabihisemo. Nta mpamvu rero yo guhora umufuhira, ntumugirire icyizere mu byo akora byose. Iyo utamugirira icyizere, yiga ingeso mbi zindi, kandi mu ngeso mbi yakwiga ni ukuguca inyuma. Gatatu rero, gukina imikino yo kujya kure ye. Hari igihe umugabo aba yakoze ibintu udashaka, cyangwa umukunzi agakora ibintu udashaka, ukavuga uti nimwima amaso nimwima amatwi azajya anyitaho. Ugasanga mu rugo niba muri kumwe mubana
ntabwo ushaka kumuvugisha, igihe cyose ukamuhunga ukajya kure ye. Rero abagabo n'abana beza, arakubaza wabaye iki, iyo utakimubwiye bwa mbere abasha kukubaza bwa kabiri, ariko bwa gatatu ntabwo azakubaza, ahubwo azakwihorera, ahubwo ashaka ahandi hantu bazabasha kumwitaho. Kuko akenshi iyo wagiye kure y'umugabo, yaba ari mu bitekerezo cyangwa se no mu bigaragara, byanze bikunze arabihirwa, bimugwa nabi, akumva umutima we udatekanye, agatangira kwitekereza ibindi bintu bitari byiza, abasha no gutekereza ko urimo kumuca inyuma kandi bidahari. Rero niyiga amahane agukeka yuko urimo kumuca inyuma, niyo mpamvu utakimwitayeho, ariyo mpamvu utakimuvugisha, ariyo mpamvu utakimureba, cyangwa se mo kimwe akagucika akigendera agasubirayo ku batari abana, ntuzagire ngo simba nakubwiye. 4, uramenye hari ibintu byinshi abagore n'abagabo bakunda gupfa. Igihe cyose umugabo aguhaye remarque, arimo kukubwira ibitagenda, ibyo atifuza ku bigendanye n'umubiri wawe, ukabyinyora, ukanga kubyumva, hari igihe bimukomeretsa, kandi iyo byamukomerekeje abifata nk'agasuzuguro. Niba hari ibintu ubona umugabo yagukundiragaho, uko usokoza, uko wambara, nta n'ikintu bimutwaye akabikubahira akabigukundira, iyo wabihinduye byanze bikunze biramubabaza, bituma rero abasha gukeka yuko hari ibindi bintu urimo. Buriya abagabo iyo mubihinduye akantu gato ku buryo wari umeze, umugabo nawe kinatekereza akeka yuko urimo kwigira mwiza cyane, cyangwa urimo kwihindurira uwundi mugabo, bigatuma rero atangira kugukeka, kandi nawe nagutakariza icyizere, urumva ko hari ibintu byinshi bitari byiza azakora. Niyo mpamvu rero ugomba kwitonda ku mubiri wawe. Iyo umugabo akunda kubwira uri mwiza, urakeye, urasa neza, wambaye neza, ibyo bintu akubwira biba bimunyuze, nta mpamvu yo kubihindura utamubwiye. Uyu munsi rero abagore agira gutya agahita ahindura ibintu byinshi ku mubiri we, ku mubiri wiwe, atanabibwiye umugabo ko agiye kubihindura, ngo wumve yuko anabishyigikiye, ariko atanabishyigikiye uba ugomba kubyihorera. Kuvuga rero ngo uri umugore rwose usobanutse, ntabwo wakumva ibyo umugabo yakubwiye, rero bituma bibonamo nk'agasuzuguro, cyangwa akabona yuko utangiye kumuca inyuma kuko utangiye guhindura imyitwarire. Cyane cyane yuko abagore benshi bahindura imyitwarire bitewe n'uko bashaka kuva mu buzima bw'umugabo. Ikintu cya 5 nanone rero, ni ngombwa yuko uha agaciro ibintu. Abagabo benshi bakunda abagore nk'uko mu muco biba bimeze, akunda umugore mbese wa mugore wo mu rugo nk'uko ababyeyi ba mbere bari bameze, ababyeyi ba kera hambere bari bameze. Agakunda kuri umugore wateka, uri umugore wakora isuku, uri umugore wakora ibintu byinshi bitandukanye. Uyu munsi isi igenda ihinduka, n'abagabo nabo bagenda biga ibintu byinshi cyane, kuko uyu munsi nta mirimo ikibaho y'abagabo, nta n'imirimo ikibaho y'abagore. Rero nuba uri umugore utikoze igikoni, ntabwo umugabo bizamuryohera, azagukundira ko ujya mu gikoni ugateka. Waba ufite n'abakozi, akunda ko nawe ujya mu gikoni. Azakunda yuko uri umugore ubasha kwita ku bijyanye n'isuku y'urugo, ugatunganya ibintu byose bikaba biri ku murongo, yaba ari ibikoresho byo mu gikoni, yaba ari mu buriri, ahantu hose akunda yuko ubigiramo uruhare. Rero bagore mukunda gutegeza ibintu byose abakozi, abagabo kenshi ntabwo babikunda, kandi nta nubwo banabikubwira yuko ibyo bintu batabishima. Niyo mpamvu rero n'uzajya ubona uri mu rugo, ni ngombwa yuko wiga no mico ya kera, ubasha kubivanga, ubasha kuba umukobwa w'umunyamujyi cyangwa umugore w'umunyamujyi, ariko ntibikubuze no kuba umugore cyangwa se umudamu mu rugo nk'uko abamama bacu ba kera bari bameze. Rero nshuti zanjye, nubyica ukajya umubwira, akubwira ngo uteke, ukabya ukajya kubwira abakozi ngo bateke, ukazasanga umugabo ntakirya mu rugo, yirira mu kabari, kuko n'ubundi akwanga ngo arye ibiryo umukozi yatetse, yajya no kurya mu kabari ari kumwe n'izindi nshuti ziwe. Wajya ubona yatashye yariye yahaze, ukarakara ngo yuko umugabo atakirya ibiryo byo mu rugo, kandi akunda ngo ubiteke ariko ntabwo byikoza. Rero nshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Uzababazwa nuko umugabo wawe ashotora umukozi wawe w'umukobwa ukoresha, kubera yuko umushyira mu buriri ngo agusasire. Ibintu byose by'inshingano uyu umukozi wo mu rugo. None se ubugira ngo umugabo nareba uwo mukozi uvuga ngo arabuca inyuma? Ni wowe urimo gufungura umuryango mu gihe utabasha gutunganya icyumba, utabasha kumesa imyenda, utabasha kugira gute ibintu byose umukozi akaba ubyitaho. Niwe rero uba waje kujua role y'umugore mu rugo. Niyo mpamvu rero wowe kuba ufite umwanya wo kwikora inzara, ukikora imisatsi, ukikora imyenda myiza, ukahora ukeye, urimo gutonera inzara n'uturenge gusa, wirirwa wagiye,
umugabo nahinduka akajya gufata uwundi mugore cyane cyane ahereye ku mukozi wawe wo mu rugo, ntabwo bizatuma urira. Niyo mpamvu rero inshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza. Nongeye mbasubiramo, iyi ni ibintu bitandatu bituma umugabo akubaho buri gihe, akwitaho kandi ntaguca inyuma. Rero kudakora ibi byose ni ibintu bituma umugabo aguca inyuma. Ikintu cya nyuma noneho rero, amabanga y'urugo abantu benshi bayakozemo bizinesi. Uyu munsi umugabo akora amabanga y'urugo gusa ari uko hari ikintu yahaye umugore. Hari abagore benshi bafite uyu muco, akavuga ati nutampa ibi nta kintu nawe urambaza. Mbese umugore akazajya yiha umugabo wiwe akamwemerera amabanga y'urugo hari ibyo nawe yabanje kumuha. Ibi rero navuga yuko ari ubucuruzi. Rero niba utangiye kuzajya umufungurira umuryango ukamwiha ari uko yaguhaye amafaranga yo kujya muri saro, ukamwiha ari uko yakoze ibi n'ibi na biriya, urimo kumwigisha yuko noneho abagore bose noneho n'abariya bicuruza bagomba guhabwa amafaranga kugira ngo babashe kwihaba abagabo, yabikora nabyo. Rero uyu munsi abagore benshi bagira abagabo bakabaca inyuma bitewe n'iki kintu. Umugabo azakubona ari uko yaguhaye amafaranga, azakubona ari uko yagusohokanye, azakubona ari uko yakugaburiye neza, azakubona ari uko yakoze iki na kiriya. Rero ibi bintu ndabivuga ko ari nk'ubucuruzi burimo gukora, uburimo kumucuruza nyine. Rero numwigisha yuko agomba no gutanga amafaranga ku bandi bagore, uzarire. Ibi bintu uko ari bitandatu, bakobwa abadamu mubyiteho, abatarashaka ibintu mu biha agaciro, abamaze kugera mu rugo, ibi bintu nibyo bituma abagabo benshi bacomoka bakajya gushaka abandi bagore ku ruhande. Ibi bintu iyo wabinyuranyije n'uku kuntu mbivuze, uzashiduka umugabo wawe ataryohewe, ajye kwishakira umugore ajye kwishakira umugore cyangwa umukobwa ku ruhande, umumara agahinda n'umubabaro uba wamuteye. Inshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza. Uramenye kwigira umwamikazi, kwigira igikomangoma mu rugo ntabwo bikwiye. Wibaza ko umugabo yagufata neza gusa, we nta ruhare ubigiramo. Kutagirira umugabo icyizere bituma agucomoka. Kujya kure yiwe bituma agucomoka. Kutita ku byo yakubujije bituma agucomoka. Kutemera yuko waba n'umugore nk'uko abakera mu muco babaho, bateka, bakora isuku, ukaba utakibikozwa ubishucumuriza abakozi, bituma acomoka ndetse agahera no ku bakozi bawe. Nanone kuba ukora amabanga y'urugo kuko hari ikintu umugabo yaguhaye, ibintu bituma ajya kugura indaya. Inshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza. Ese hari iki kintu ushobora kwambwira mu byo ntavuze? Yakira muri comments. Niyo mushya kwica no kora like, subscribe cyangwa abone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Igiciro kubana namwe kumwe naye Dohote w'impuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.